Reka ngusuhuze ngaruke kuri Kegel exercises. Hari abantu bambwiye bati izo exercice, iyo myitozo, iyo siporo yo kutari kutubwira ngo bayikora gute, wayitweretse. Unfortunately ntabwo nayikwereka kubera yuko kuyikora ntabwo bigaragara. Twavuze ko ari imyitozo ukoresha iriya mikaya ikikije igitsina cy'umugore. N'abagabo bashobora kuyikora ariko bo ni ibindi, ibyabo nzabigarukaho nyuma, ariko hari na video nigeze kubikoramo kera. Ariko reka tugaruke ku bagore, twibande ku bagore. Kubera iki Kegel exercises turi kuzibandaho cyane cyangwa se KEGELS, no kubera yuko hari igihe iyi mikaya ikikije imyanya myibarukiro y'umugore icika intege. Iyo mikaya rero turimo kuvuga ni imikaya ibikikije indibyara, uruhago rw'inkari, hari ahantu nyine umwenge usohokera hanze ucamo inkari cyangwa se n'umwenge w'inyuma ikibuno. Iriya mikaya ikikije hariya nyine ihafata ihakomeza, hari igihe icika intege. Iyo yacitse intege haza ibibazo. Bishobora guterwa nuko umugore atwite, bishobora guterwa nuko arimo kubyara, bishobora guterwa nuko yakorewe surgery runaka cyangwa se kubagwa, bishobora guterwa nuko uri kujya mu zabukuru uri kugenda ukura nkanjye, bishobora guterwa nuko wagize constipation ugerageza kwituma uhata igihe kinini, bishobora guterwa nuko ufite ibiro byinshi naho nzamo, ibyo ni ibibazo bitandukanye bishobora gutuma iriya mikaya ishobora kuba yacika intege. Kegels rero ziragufasha kongera gutuma iyi mikaya yongera igasubirana ikamera neza, kandi iyo iyi mikaya imeze neza twabonye yuko biba bifite inyungu nyinshi. Inyungu ya mbere nuko uba ushobora kudacikwa n'inkari igihe icyo ari cyo cyose. Inyungu ya kabiri ni ukubera yuko ukora akazi k'abashakanye neza, igikorwa cy'abashakanye, imibonano mpuzabitsina uyikora neza kubera ko iriya mikaya uyikontorora, ukayikoresha icyo ushaka, ukayikoresha ibintu byose n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, ariko ibyo ngibyo nibyo navuga yuko ari byo bibiri by'ingenzi. Ibyo bintu rero ni ibintu bikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Nawe urabizi kuba wicaye mu bantu kumva ushatse kujya kuri toilette cyangwa se uri ku murongo, habaye inama, uri mu isoko, ahandi hantu wasanga umurongo w'abantu benshi, ukabura uko ubigenza ugatangira gusaba imbabazi ngo mundeke ntambuke, zenda kugucika. Ibyo ngibyo byose rero bishobora kugabanyuka. Nubwo bwose hari igihe bigera ku kigero byarenze cyane, izi Kegel exercises zitagufasha, ariko nanone n'ibyo bibazo utabifite, gukora Kegel exercises ni byiza, bituma iyo mikaya yawe iguma muri forume, ntuzane ibyo bibazo mu buzima. Ni nayo mpamvu iyi myitozo nk'izindi siporo zose kuyikora n'ubuzima buhoraho, ntabwo ari ibintu ugomba gukora ukazabihagarika mu gihe runaka. Reka tugushe ku ngingo. Kegel exercises urazikora gute? Kugira ngo uzikore ugomba kubanza ukamenya ngo ndazikoresha iyihe mikaya. Iyo mikaya shangaza ari kuvuga ni iyihe? Vumbura rero iyo mikaya. Iyo mikaya nabivuze ni yindi ikikije imyanya myibarukiro yawe, cyane cyane nyine ugana kuri uriya mwenge usohoka hanze. Iyi mikaya rero ugatangira kwiga kuyikoresha imyitozo. Iyo ugitangira, nubwo bwose ushobora gukora iyo myitozo waba wicaye, waba uhagaze, waba uri ahantu aho ariho hose, ariko iyo ugitangira biba byiza kuryama ukagarama, nibwo ubasha kuyivumbura neza. Ryama rero ugaramye, numara kuryama ugaramye, wimagine wicaye nko ku kintu kimeze nka baro, ikintu cy'uruziga kibumbye ukicayeho. Noneho numara gutekereza kwimagina ko icyo kintu cyicayeho, uvuge ngo ngiye kugiteruza igitsina cyanjye. Donc ugiye kugiteruza ya mikaya y'igitsina cyanjye, mera nkaho ya baro nini wicayeho ugiye kuyiteruza igitsina cyawe. Ukurure ubumbe, uyikanye ku buryo uri guterura ya baro ushake kuyikura hasi. Ni ibintu uri kwimagina nta baro wicayeho, sibyo? Ushake kuyikura hasi. Iyo mikaya rero urimo ukanda ngo ugerageze guterura ya baro imaginaire wicayeho, niyo ngiyo niyo ugomba kuzajya ukoresha izo exercice. Ubikora gute rero? Iyo baro tekereza ko uyicayeho, baro nini cyane, urakanya kugira ngo uyiterure, hanyuma nurangiza ukanya nibura amasegonda 3. 1 2 3 urakanyije, nurangiza urekure nanone amasegonda nka 3, wongere ukanye amasegonda 3, nurangiza wongere urekure amasegonda 3.
igihe ibi ngibi uri kubikora ugomba kumeza ugahumeka neza, humeka neza, uyihindura uburyo wahumekaga, kandi igihe uri kubikora ukore ku buryo udakoresha imikaya yo mu nda. Donc mu nda ntihakore, ntabwo turi gukora abdomino, imikaya yo mu nda tuyikoresha iyo tugiye gukora za abdomino. Mu nda ntihakore, nubwo bwose twabonye ko abdomino nayo ifasha kugira ngo iriya mikaya nayo ikikije igitsina ikomeze kugira ubuzima bwiza no kuba ikomeye imeze neza, ariko abdomino tuzajya tuyikora ukwayo. So igihe rero uri gukora Kegel exercises, koresha iriya mikaya yegera igitsina gusa, iyi mikaya yo mu nda cyangwa se ya abdomino ntikore, sibyo, yo ikomeze ibe ibisanzwe, ukoresha iriya yegera igitsina gusa. Mera rero nkaho uri kugiteruza ya baro imaginaire, hanyuma ukanye kandi ukomeze uhumeke bisanzwe. Nk'ubu ngubu ndimo kubikora, ukomeze uhumeke bisanzwe, nurangiza urekure. Numara kurekura urekure iminota nanone nk'itatu, ujye uhumeka bisanzwe, wongere ukanye nanone ukomeze uhumeke bisanzwe. Ubu nabikoze, noneho umara amasegonda nk'atatu, 1, 2, 3, nurangiza urekure. Hanyuma iyo session yo gukanya no gukanyura uyikore nibura, wowe nk'umutangizi ubikore nibura inshuro 3. Urakanyije urarekura, urakanya urarekura inshuro 3, ariko ukore ku buryo nka nyuma y'isaha cyangwa nyuma y'amasaha 2 uza kongera ukongera, ku buryo ushobora kubikora nk'inshuro 10 cyangwa se 15 ku munsi. Uzagera ugere ku rwego ushobora kuvuga ngo ndabikora iminota 10, mbikorera rimwe ku munsi ariko buri munsi. Donc ufata igihe cyo kubikora ariko buri munsi, igihe ubyibukiye ube wabikora, kuko numara kubimenyera uzajya ubikorera ahantu hariho hose. Ntabwo bigusaba kuvuga ngo ngiye kuryama ahantu, bimwe navuze ngo iyo gitangira bisaba kugarama ahantu ukabitekerezaho neza, ukikonsantra kugira ngo ukoreshe ya mikaya yonyene, ariko iyo umaze kubimenyera ubikorera ahantu hariho hose. Ikindi kintu rero uzirinda, iyi mikaya yatangira kuyikoresha imyitozo nta nkari ufite mu ruhago rw'inkari, donc udashaka kunyara. Hanyuma kandi nanone ntuzigere na rimwe ugerageza kubikora mu gihe uri kunyara. Hari abantu bazakubwira ngo kugira ngo ugerageze kuvumbura ya mikaya yawe uzajya ukoresha, tangira kunyara, nurangiza ufate inkari, wongere unyare, ufate inkari. Izo nkari uri gufata utarangije kunyara kugira ngo zihagarare, ubu uri kuzifatisha ya mikaya ugomba kuzajya ukoresha exercice. Ariko n'ubundi byo wakagombye kubikora kugira ngo uyivumbure gusa. Ubundi mu bindi bihe bisanzwe ntabwo ari byiza, ni bibi gukora imyitozo ya KEGELS utangiye kunyara, kuko bishobora kukuviramo kugira ama infection n'ibindi byose, ibibazo by'uruhago rw'inkari. Donc ugomba kubikora nta kibazo kindi ufite, udashaka kunyara cyangwa se utari kubifatisha inkari. Gukora iyi exercice ubikorera ku nkari ni ibintu bibi cyane. Hanyuma numara kubimenyera bigira ibintu bihoraho byo mu buzima bwawe, ntihakazajya hagira umunsi n'umwe wira ukarangira udakoze Kegel exercises, waba ufite ikibazo waba utagifite. Ibi bizagufasha rero kugira ubuzima bwiza bujyanye nyine na hariya hantu bw'igihe cyose. Nizere ko usobanukiwe. Niba udasobanukiwe ibindi waza kubimbaza muri comment kugira ngo nze kuguha ibisobanuro birenzeho, ariko kandi mu gihe wumva uri kugerageza kubikora ukumva biri kukunanira, ntibyakubuza kubaza undi muntu ubizi neza, ndetse ntibyakubuza no kujya kwa muganga ukababwira uti ngewe ndaje kugira ngo umunyigishe ukuntu nkora Kegel exercises, numvise bavuga ko ari nziza ariko ngiye kubyikoresha byarananiye, please help me, nimumfashe. Okay, bakagutangira aribo bagusupervisa, bakakwigisha, wamara kubimenyera ugataha ugakomeza ukazajya ubyikorera. Kegel exercises ni nziza cyane ku bagore, nubwo bwose n'abagabo zibafitiye akamaro, kandi bo bafite uburyo bazikora butandukanye n'ubu nari maze kuvuga.